Mana nyagasani gasani senga nkajya kure y'abasengera. This astonish for who someone loves every Rwandans. Yeah. Mana yanjye ubundi ndabizi niwo dutoza ukadutonesha twanaterwa ukadutabara. Ahangaha twirirwa aha dushakishiriza urabizi niyo maramuko yacu, ndetse ni nabwo buzima bwiza waduhaye bwo kubaho. Gusa bamwe barahadusanga wenda bakadufata uko tutari, ariko wowe uzi igeno ryacu ni wowe utugenera. Ariko ubundi mudufata gute, mutubona gute? Kandi ngiye buranibonamo uwahazaza uw'agaciro, uw'akavura utazivumagura, mbega uwahazaza uzashinga uruti rukema. Wowe se umfata ute? Harya ngo ubona nirirwa mu ivumbi? Ahangaha nirirwa niho nkuru ubuzima. Ubu buzima nibwo buzubaka ubundi buzima buzima. Ariko ubundi umbona ute, umfata ute se ahubwo? Harya ngo kwa kundi twirirwa twiryamiye ngo tubonamo abanebwe cyane, ngo nta kanya dufite ko kwitekerezaho. Buriya hariya kuriya tugenda dutuje niko gushaka ibitekerezo bizima, ibitekerezo bizubaka u Rwanda, ibitekerezo bizubaka hacu hazaza. Kandi koko ubundi mutubona mute, mudufata mute se ahubwo? Nyamara buriya turaba agaciro, kandi njye mbona turi n'abakavuro ku mugani wa cyambara nama. Harya ngo nyiri inkota n'uyifashe mu karumyo. Natwe hazaza tuzahafata, kandi mu bifata uko nguko mwumve ko byose birashoboka imbere y'Imana. Wenda tugabanye kwiheba cyane. Sometime dushakira ahangaha, ejo tugashakira hariya, ariko iyo yuwe dosiye iravuga ngo nawe baho wowe uri gushakira ku mpande zawe, ariko wimfata uko nari umfata ukundi. Kambi ka muntu se ubundi sinababwiye so umutima we. Ariko ubundi mutubona mute, ubundi mudufata mute? Ndabizi wenda ntago biba byoroshye, impande zose biba bigoranye, kubaho ubuzima ntago biba byoroshye. Ariko bitari kera ubundi bavuga ko hapfa wavutse, ntabwo ashobora gupfa utaravutse. Harya ngo nta ntege ngira, ngo ngenda susumira, ngo umugongo urasuriye. Haro numvise yabivuga, ariko ibyo ntacyo bivuze, ibyo nta n'icyo bimaze. Ubundi njye mpamya ntashidikanya ko kubaho ubuzima, umuntu abaho ubuzima Imana yamugeneye, kandi ubuzima buzima ni uko uri muzima. None se mbabeshye? Ariko ubundi mutubona mute, ubundi se mudufata mute? Mwidufata uko tutari, kuko turi bene u Rwanda. Igihugu cyo ni icyacu, cyaratwizeye kandi kibona ko turi imbaraga zacyo. Uyu munsi turakora, ariko Mana, ariko data, ubu koko koko ese ubu bizageza gihe ki natwe tuve muri ubu buzima twinjire mu bundi buzima abadufata uku nguku bareke kudufata uko. Harya ngo udakora akazi ka leta, ngo uticaye mu biro nta kazi afite. Ajya akazi kanjye naka ngaka karantunze, kantungiye umuryango. Niyo mpamvu urampanze amaso we waduhanze, ngo umvure uyu muvumo rwose, umvumbure mwiri vumbi, nanjye unjyane mu bundi buzima, cyane kare woduha ubuzima buzima nkura aha hantu rwose. Dore abantu bamfata uko ntare. Ubuzima buzima, shaka ukuntu wanshakira ubuzima muri ubu buzima. Ni ukuri wumve ko mfite ubuzima buzima. Dore ejo nzaba navuye ahangaha, ndimo ndashaka guhindura imirimo, mporana ibitekerezo byinshi cyane, ndetse ejo nzaba mfite agataro nzakabungana pe. Yego uzakamereho umugisha, uzakamvaneho nzamure ku rundi rwego, kandi numbonera n'izindi nzira uzancira inzira. We gihango wowe utumenyera byose. Ese ubundi Mana, ubundi umugaragu wawe wamwima iki ko numva ngo utunze byose? Ubundi gutegewe nakwicirwa n'inzara mu gihugu, kandi hari abari kwimurira imikandara. Ese Mana, kubera iki? Kubera iki wakwima umugaragu wawe buri kimwe, kandi nawe yakoze buri kimwe? Kandi ndabizi waravuze ngo uzaba mu byanjye nawe azaba mu bye. None se Mana, ubundi kure yawe ndabizi uzankorera buri kimwe, ntawe uzongera kumfata uko abonye. Abo badufata uko babonye bakomeze, n'ubundi ahazaza bazabona ko batinze badufata uko babonye, twe twatinze turi gushaka icyo dushaka. Ubuzima buzima.